Reka nongere mbasuhuze mwe mukomeje kudukurikirana umunsi ku wundi. Muri make ni igice gikomeye cyane kuba ugize kuri video, ugiye kuhamenyera ibintu byinshi cyane nk'uko mwabinsabye nabizanye ijana ku ijana. Mu by'ukuri nk'uko nababwiye ngo izi filime twateguye, izi filime zahuje abantu benshi cyane. Mu by'ukuri abo bantu mubona, abo bantu bahuye nk'uko nanjye twahura gutyo gusa tutaziranye, nta hantu nkuzi nanjye nta hantu nzi. Rero ngiye kubereka abantu iyi filime yatumye bakundana, na n'ubu ngubu bakaba bafitanye n'abana, babaye abagabo, muri make nyine babaye abashiri. Mu by'ukuri nateguye video ndi kugira ngo mbereke neza ko ibintu dutegura byubaka. Mu by'ukuri reka duhere kuri Dani n'uyu mukobwa. Mu by'ukuri Dani yahuye n'uyu mukobwa aribwo bwa mbere bakinye filime bitewe na role twabahaye, hanyuma biza kujya mu buryo, niko nabivuga. Ariko ntarajya kure, reka mbanze n'abanyuririza y'itangazo. Niba ushaka gukina filime, hamagara iyo nimero, hanyuma impano yawe tuyizamure, dore uko abantu benshi usanga bafite impano nyinshi cyane ariko bakaba barabuze ahantu bazigaragariza. Mu by'ukuri hamagara iyo nimero 079 03 00 842. mu by'ukuri turagufasha, hanyuma tugukinisha filime, nta gisabwa kirenze, ahubwo wowe ugomba kunyandikira WhatsApp cyangwa se ukamamagara tukavugana tugaciringa, hanyuma wakumva biri gucamo neza ukaza ukadusanga i Kigali tugakina filime nk'uko namwe mubibona tubikora. Muri make guys, uyu nguyu Dani mubona, uwo mukobwa bahuriye muri filime kugeza iyi saha, ndagira nkumenyeshe ko Dani n'uyu mukobwa bafitanye umwana. Ese guys, ese wari uzi ko Dani afite umwana? Ibyishimo uzabimenya nyuma. Erega muhishiwe byinshi kabisa. Noneho twagiye kuwundi, ariko nizere ko uwo nguwo Dani musobanukiwe. Dani afite umugore. Twagiye kuri Alice. Mu by'ukuri murabizi neza cyane Alice, noneho we sinakirwa ndanabibabwira pe, maze igihe mbibabwira. Alice na Cedric, iriya filime y'umukire w'umumiliyoneri yarabahuje babapatana rugi, aho Cedric amarangamutima ye yazamutse, atekereza ukuntu Alice amufata muri filime, aravuga ati se buriya ukuntu Alice amfata no mu buzima busanzwe byaba byo. Rero ndagira nkumenyeshe ngo uyu munsi noneho byarakemutse, biba neza, aho byageze nyuma babyarana n'umwana bita Cyiza. Muramuzi neza cyane, Alice akunze kumwerekana kuri TikTok, abenshi muramuzi neza cyane. Rero uyu Cedric yakoze agashya gakomeye cyane, dore ko ari nawe boss wabo muri no minsi, niwe uri kubayobora, ari kubashyira ku murongo, kumva ko ni umuntu ukazi cyane. Rero menya ko ari sheri wa Alice. Noneho twagiye aho murabizi neza cyane, sinakirwa ndanababwira pe, sinakirwa mbibabwira, ibyo byo murabizi neza. Uwo bita Tukote na Tricia, ese urukundo rwabo muzi aho rugeze? abenshi baravuze ngo Tukote ari we wagaragaye se wa Dani, ari nawe se wa Alice muri Umukire w'umumiliyoneri. Abenshi murabizi cyane, aho kiriya gihe yagiye kureba Cedric, agiye kumureba nyine, kiriya gihe Tukote atavuga kimwe na Cedric. Kiriya gihe Cedric yateretaga Alice, kiriya gihe batavuga rumwe, ajya kumureba, yabonye umukobwa aramwishimira. Noneho biba ngombwa ko nyuma, kuko twebwe ukuntu dukora role, hari igihe usanga dukina n'abakinnyi rimwe na rimwe tutazi, tugahuzwa nyuma. Rero Tukote bamuhaye role na Tricia ahura nawe, noneho biba ngombwa ko nyuma agaruka kumubaza nimero. Kumva ko muri ubu ngubu Tukote na Tricia urukundo rwabo rugeze kure. Noneho twagiye kuri Nana na Lucky. Ibyo byo mwarabimbajije cyane, nabyo ngiye kubasobanurira. Nana na Lucky urabona bahuje n'urubavu, sibyo? Bahuje urubavu. Rero nabo urukundo rwabo bakundaniye muri filime. Mu by'ukuri iyi video nateguye, ni abantu bakundaniye muri izi filime zacu uko ari ebyiri.
umukire millionaire ndetse na Dehomeless, abo ngabo barakunze aho ariko mu kanya nibagiwe Lewis nawe muri ino minsi nzabereka umukunzi afite, ntabwo ari Alice ni uwa Cedric abenshi murabizi cyane. Aba ngabo uko ari bombi nabo urukundo rwabo barakundanye, ubu ngubu Nanahari aratwite, mubyitege muzabona atubyariye akana, dore uko kubyara bitajya bitinda. Noneho twagiye kuri Gihozo. Buriya izi filime zacu igihe tuzikina tukibuka tukagira turi mu buzima busanzwe, sibyo? Urabona kiriya gihe Gihozo mu millionaire arokora Sharomo, cyagiye Sharomo akomeretse cyane hafi no gupfa. Ndagira nkubwire ngo Sharomo yasubiye inyuma areba iyi filime, abona ukuntu Gihozo yamufashe neza, aravuga ngo ibi bintu ukuntu Gihozo amfashe ari nakazamfata mu buzima busanzwe, urugo rwakubakwa bikagenda neza. None nibwo yafata umwanzuro wo kumugira umugore. Ndumva Gihozo atwite nawe inda nkuru cyane, abenshi impamvu turi kugira ngo filime tubanze twazishyira ku murongo neza, turi kugira ngo bamanze babyare kugira ngo bijye ku murongo. Rero mwe kujya muturenganya ngo twabimye filime, sibyo? Turi kugira ngo Gihozo ndetse na Nana dore uko bazagaragara muri izi filime ziri imbere, turi kugira ngo bamanze babyare kugira ngo filime zacu tuzikore nta mpungenge dufite. Ariko uzi kugira ngo ukinishe umugore utwite kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero reka bamanze bibaruke, hanyuma filime zanyu turabizi neza cyane, n'ejo wakumva ngo yabyaye, kuko ntabwo tubona indi kuze, nta tuzi umunsi n'igihe, n'ejo wakumva ngo yabyaye kugira noneho tugahita tubaha filime mushaka. Mu by'ukuri twe turabakunda cyane, tuboza ku mutima. Buriya nuko ntari kugaragara mba mbakubitiye isari, mukabona ko tubakunda cyane. Rero ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima. Thank you so much. Andika comment, ukore like, ukore subscribe kugira ngo anytime season nimara gusohoka uzahita uyibona mu ba mbere, kandi abizi ko mudukunda, natwe turabakunda cyane. Ariko ngwino ukine filime kabisa, hamagara ya nimero nakubwiye muri comment.